nakwiye ngo abantu bose barangare ba kujyamba twese raturuta. Uyu Yesu asuka imbaraga z'Umwuka Wera anarizo dutegereje twese kuri amusa Pentekote. Reka mubwemo ya Pentekote we uhimariza Imana neza n'imbabazi yakugiriye kubera guhaya agakiza ntikagurwa, agakiza ntiwagashaka ahubwo Imana iyo yagashatse kukaguha irakaguha. Imana itugirire neza. Kandi Imana yahaye agakiza iyo imukorera byose, imurutisha byose, imurutisha hose. Ahimba umwana ufite agakiza yubaha Imana, kubahisha Imana, Imana ikamukunda nayo ikamubahisha, ikamwicaza mu ntebe z'ibyubahiro, ikamushyitsa haba imiryango itamwicaza kuko yakorewe kwiyubashya Imana. Imana ikamuha agakiza, Imana ikaba muri umugabo we, akaba muri we, akiyangana kugeza igihe isezerano ry'Imana cy'Imana yavuganye nawe kuko yakirindishije kugira ngo gusenga. Aha rero Yesu avuga amagambo akomeye abati ibyo ndibabwiye turi kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera uwo Data azatuma mu izina ryanjye, uwo niwe uzabigisha byose abibutse byose. Umwuka Wera niwe utwigisha, bikaba byamuturiye mu isi ya Mwuka Wera Yesu yarigendeye. Ariko reka mabwire ngo Yesu iwacu ntabwo azongera kuza hano mu isi ngo yongere atambagire mu isi ngo agende, oya, yongere avugane natwe, oya. Ahubwo ijambo ry'Imana ngo Yesu azazahagarare ku musozi wa Elayono, ni umusozi uri mu bihugu byo muri Aziya, niwo Yesu azahagarara. Ntabwo hari n'ubwo azahakandagira ngo azahagarara. Ubu Umwuka Wera icyo ashinzwe ni ugutunganya itorero, ni ukuryeza, ni ukuriha imbaraga, ni ukurimenyesha ibyo Data ashaka, ni ukuryibutsa ibyo Data yavuganye nabyo, kugira ngo itorero ryerezwe mu isi, ryerezwa na Mwuka Wera. Igihe kizagera uyu Mwuka Wera Yesu amaze guhagarara ku musozi wa Elayono ngo azarambure ibiganza, itorero ryose. Niba turi hano mu Rwanda twese tuzamenya ko Yesu ahagaze ku musozi wa Elayono. Niba tuzaba turi mu Burundi, Abarundi bazamenya ko Yesu ahageze. Niba ari muri Uganda, abo bose bazabimenya. Isi yose izamenya ko Yesu ahagaze ku musozi. Imana itugirire neza. Wishagiye Mwuka Wera kubera ko azaba yaramaze gutunganya itorero. Ndakwifuriza mwene Data, reka mubwire, korera Imana uzi ko uzaja mu ijuru, korera Imana uzi ko igihe kizagera nawe muba Mwuka ari gutunganya, muba Mwuka w'Imana ari kweza, nawe ukaruhimwe. Nagira agahinda ubonye utibonyemo ntibonyemo, naba nararuhekese. Reka babwire ngo Mwuka Wera azaza muri itorero, Mwuka niwe uzarizamura. Yesu azarihamagara, uwo yarishinze arizamure, arigeze hajya aho Yesu ari. Mbere ya Yesu, Imana itugirire neza, abo wa Mwuka nawe azashyikiriza Yesu itorero. Ayiwe, Imana itugirire neza. Mubyeyi, mugabo, umusore uri hano, reka mubyeyi ngo waririmba uzi ko uri umwana w'ijuru, wasenga, wakora imirimo yose ufite ibyiringiro byo kuzabona Kristo. Mwuka Wera azazamura itorero, arishyikirize nyiraryo wari rimusigiye, arimo ategerakira Kristo. Itorero ngiri wararimpaye, nararyejeje nk'uko wabitegetse. Itorero rizamara imyaka 1000 riri hamwe na Yesu ryeza. Igihe gishika Yesu nawe azariterura, arizamure, arigeze kuri se. Hayikoma tuzabona batubanjirije, iyo tuzabona
Mwuka barimo gutegura kwiyangira emerera Mwuka wera mutegure namara kugutegura azamushyikiriza Kristo. Kristo nawe amaze kugutegura azamushyikiriza Imana. Sema amen. Kora umurimo wawe ugifite uburyo, korera Imana, kora imirimo myiza ijyanye na Mwuka azashyikiriza Data. Hano tuzabona abantu bagirije iwacu muhero mu ijoro ry'Imana. Hariyo kudapfa, hariyo kudapfusha, hariyo kutarara ubusa, hatabaye impfa abapfakazi, hatabaye imfubyi, hatabaye kurira, hatabaye inzara, hatabaye gusuhuza umutima, habaye gusenga, gushima gusa no guhimbaza Imana. Ndakwifuza iryo joro mwene Data, haguruka dusenge. Gira uti Yesu nshoboza, niwowe unshoboza, ntabwo amafaranga ufite yagushoboza, ntabwo imiryango dufite yagushoboza, udushoboza ni Kristo. Mwami turagushimiye Kristo Yesu. Mbere ya byose tugushimiye kuba tugize abarokore, tugushimiye kuba tugize abapantekote, bana buzuye Umwuka wera, bana bavugana n'Imana, bana bafite amasezerano. Haleluya. Ayiwe abaririmbyi bafite amasezerano, abadiyakoni barayafite, abagabo barayafite, ababyeyi barayafite, abakobwa bizeye Imana barayafite, abasore bizeye Kristo bagendana n'ayo masezerano. Abitorero dufite amasezerano. Shima Yesu waduhaye amasezerano. Tugushimira yewe washohoje nawe ugambiriye gusohoza ijambo nuko wavuganye nanje natwe twese. Hahirwa abagabo bavuganye nabo, hahirwa ababyeyi bavuganye nabo, harahirwa abasore n'abakobwa bavuganye nabo. Icyo wavuze ukiririsha imbaraga zawe, kandi amasezerano yose kuyata yakomejwe n'amaraso yawe Yesu. Komeza gukomeza utugarura ibihe byacu by'ijyambere. Abantu bongera bagushake bagukunde, tukawera banezerezwe, abakumbuza ijuru no gukorera ijuru. Ndagushimiye tugukomeye amashyi Kristo. Kiraro cy'icyawe bahora y'Imana, Pantekote nziza mu bwoko bwawe, Pantekote nziza mu baririmbyi, Pantekote nziza mu bakobwa, Pantekote nziza mu basore, Pantekote nziza mu bagabo n'ababyeyi. Twese tugusabye gutuye Pantekote nziza. Mahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana, twashwa n'ijambo ry'Imana bikomeze bitore ku bugingo bwacu. Izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Sengera abarwayi mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose Data. Kiza abarwayi kuko bari imbere yawe, bamaze kuzura Umwuka wera. Petero na Yohana bageze harakwire, basanga ikirema, bari bamaze guhabwa imbaraga zitsinda, imbaraga zikiza. Turasengera abantu bose baharwaye, abari hano n'abari mu ngo zabo, bari mu bitaro, abo bose turabasengera mu izina rya Kristo Yesu. Iryo zina niryamamare mu barwayi, bahaguruke ku isasiro ryabo bazima. Twirukanye imbaraga z'uburwayi, twirukanye abasimu n'abadayimoni, duhamagaye imbaraga z'Imana ngo zikize buri bwoko, babere byose kugura byose. Izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen.
kaduha Imana amashyi. Tugeze mu mwanya wo kucyuririra abateye cyacu bazamukame ifuza hari benshi bamaze kuva muri uyu mubiri ariko twebwe turacamwe ku mukozi muhabwa icubahiro. Niyo mpamvu tutaje mu rusengero amaramasa, twaje tuzanye amaturo, tuzanye n'icacumi. Turakwinginze Yesu kutugirire neza. Uyu muryango muri upfukamye aha mu rusengero, Mana turakwinginze kuwuha umugisha, ugirire neza aho bakuye wongere uhasubize. Ntabwo umugisha w'uburyo n'ibumoso, reba abana wabahaye utanga umugisha muri bo. Hari benshi bari mu mashuri, turakwinginze Yesu ubagirire neza, utanga uburere n'ubumenyi. Twebwe aho twahirimbana tugashakisha, ariko tutabaye hafi y'abo bana wabahaye, bajya mu muhanda bakwamamaye ibobo. Ariko Yesu ijambo ryabavuze utanga icyacumi n'amaturo ngo turebe imigisha ukugomororera. Hanyuma mpamvu tuzajya abantu bapfukama imbere yawe kandi utanga umugisha mu byo bagerageza gukora byose. Harimo abacuruzi, harimo abahinzi, harimo abafite akazi bahembwa ku kwezi. Turakwinjiza ngo bose kubahe guhirwa, wakomeza no kugirira neza, kugira neza bagiye gutanga icyacumi, abari kunagira neza n'abagiye gutanga amaturo. Wakomeza no rubana natwe, ibyo ubona bidukwira ubiduhe, ibyo waba ubyibukanire kure yacu, niko tubisabye twizeye izina rya Yesu urakoze. Amen. It's
Imana yabakoreye ariko Kristo we isatana afite umugisha isatana narashobora afite umugisha kuko biri hano no mushimye yavuze ese nahimazwa cyane rero nabyo mufikisha arasohoka cyane reka twakirera afite bashiki bacu bene data batunze hara mu shuri ariko abandi ntibujye abo navuze ntibahaguruke dore ko bakumva na umusore ugiye kwishingira ufite akaga wa mukobwa ugiye kugenda nijoro ibyari simba byarendo ibyo bizagwerekeza bitansize fokasi we ariko mwabahungu banje nimutanye mikoro nanjye ikamba hanzagera sinezi imvi zanje nanje ndasaba ngo Imana zizamanuke zarambaye ikamba ku bana banje bose nabyaye nanjye hazagire mu nyambika ikamba kandi barimo ndabasabira ngo bose Imana izabahe kunyambika ikamba tugiye kuhareba uyu musore wambaye uko bandi batambaye ibitego biri imbere yawe byose genda ushake n'umukunzi aho yicaye bakugenda imbere bamushake bandi bakugenda imbere bose ntibasigaye bagende aho Rakoze
imbere y'Imana. Imana yarakoze kuba yarabarinze bafite umugambi mwiza kuri bo, si uko batahura na byinshi. Choka ibintu birakaze, ibintu birakaze, baramukaze naje kwicarira mukanyamura izo nawe kuzidabije ariko mwana we ariko si byose abanyamasa tunaranze ku mugaragaro bwa mbere imbere y'Imana n'imbere y'itorero ry'Imana. Aba bana tubaranze bwa mbere ko batangiye umushinga wabo w'ubukwe. Twifuza ko Imana izabane nabo kugeza ku munsi wabo w'ubukwe. Abanyetorero mwese mubimenye ko aba bana ni abacu, ni abacu. Imbaraga zose bazitegereje kuri Uwiteka no kuri mwebwe. Muzababe hafi mu bitekerezo, muzababe hafi mu kubasengera uko mwabikoze kuri dusabe na Hitimana. Na n'ubundi mwerekeze amaboko yanyu ku Mana kugira ngo uko yabashyigikiye bariya bana bakaba babonye abandi bageze ikirenge mu cyaro, nawe mukomeza amaboko muberekeze kuri yo, Imana izabagirire neza. Tubaranze rero bwa mbere nk'umuyobozi w'itorero rya Bisate, ngaba n'abamuritse imbere yanyu n'imbere y'Imana. Muzagira umwete wo kubasengera kugeza ubwo bazagera n'umunsi ku kwezi bazakora ibyo bagambiriye gukora kandi Imana izabafashemo. Murakoze, Imana nibaha umugisha mwese kugira ngo abana tubasengere tubagize Imana. Dusabe abaturutse mu rushumi baze, dusabe abadiyakoni bose baje ku itorero rya Bisate baze, dusabe abanyetorero bose itorero rya Bisate bagirire neza. nta kibazo muvugane mwebwe mwabazanye ko n'abana amaje mubagaragiye babe hagati yanyu. Imana ibahugisha. Turasaba wa mubyeyi wazanye nabo bari kugira ngo nabo bapfukame nabo bagote space baze babe hamwe na diakonese hano muze hano. B'abadamu babiri baje bazanye bari kubona umukobwa kataba kugira ngo berekane ko bamushimiye. Bazanye mwegere hano namwe tukabana n'abana bagenzi banyu. Nari bamugisha ko kwishikuye Bisate hajeje arahinduka byinshi ntasharire. Dusabe abadiyakoni mwese barambura amaboko ku Mana, namwe abanyetorero mwese muhaguruke, mwese muhaguruke dusabire bano bantu umugisha kandi kugira ngo Imana itangiye umushinga wabo izawusohoze mu gihe cyayo. Natwe dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana isumba byose murengezi mwiza, turagushimiye neza n'imbabazi wagize neza, wagize neza. Umugambi wawe ni mwiza ku bwoko bwawe, umugambi wawe ni mwiza, umugambi wawe ni mwiza. Abazakubaha uzabubaha kandi ububahishe. Aba bana turabasengeye, batureye imbaraga z'Imana, batureye imbaraga z'Imana, batureye umugisha w'Imana. Mana uzabakomeze, uzabarinde,
Tuweza kutaja nasifa sana. Bali gosi manze. Sema mama na kusudia. Asante Yesu. Chuma ni chaya. Mbaka kwa ni pana. Chuma na chika. Hallelujah. Shada fire, dimani dahinuka, shada vadasika, atina bugana nunga kwa mgani. Shada kuwa, sita ya zaman, toda sikia, atinduwi teka, nabugana name, amagamba komeye, wandi wakandi nzahora. Rara vaya, dimana itakuchana vusi. Ndavugana nawe wadore ndaje kandi nihuse nja gusanda ibyo navuganye nabera. Raravaya ndajamaniya ndavugana nawe uwo navuganye nawe ngasezerana nawe siminduka n'Imana ishoboye byose. Ndavuga ngo dore natangiye umurimo kandi nzawuherutse. Yaya Fadasai, dasa vodasik, nababwira ngo dore nirukanye bitagira umumaro mu bukwe. Shedo mene, nababwira ngo nduwiteka, nziyarakana, nzakora ibikomeye kandi nzahindura byinshi. Nababwira ngo yamwe bwoko, ndaje kuri uyu mudugudu, sibi gusa nkoze, ndahinduye byinshi kandi nkoze byinshi. Nduwiteka ndavugana nawe Dasai ngo dore ncanye itara kuri uyu mudugudu kandi Dasai ndaje vuba gutabara abo navuganye n'Uwiteka. Ndababwira ngo Dasai ndi Imana yavuze byinshi nzabisohoza. Ndavugana namwe ngo amahoro abe muri mwe iteka. Byarava Dasai uwatangiye umurimo uzawuherutsa, Arufa na Omega, itangiro n'iherezo, avuganye namwe. Amina. Urakoze Yesu. Tumukomere amashyi. Arashima mwabitundise buri wese arumvise ijwi ry'urangurira mu butayu. Uwiteka agambiriye gukora ibyiza bamutegereye. Izina ry'Imana nirihimbaza. Umwuka wera ku mujya wa imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri we kandi abanyetorero twese bakomeze kugabanira umugisha ku Uwiteka. Cyoro ni kiri cy'Imana izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Mana bahasi byiza turashoje kwinjira turashoje tutandukanye. Mana bamugisha isigare nyobozi isigare twige kuri gahunda nke dufite nyobozi isigare. Mana bamugisha rero reka dusaba abageni basubire mu myanya yabo. Mana bamugisha mu bajyane abakobwa bafate umukobwa wabo n'abasore bafate umusore wabo. Niko bimeze ngo sha uhumure iraje vuba. Fata umukobwa wawe n'abasore bafate umusore wabo. Mana bamugisha umusore wabo. Mana bamugisha bakoze cyane matangazo kugerageza impano tukagukwera ariko baca hano imbere y'Imana. Abwira mugere nijoro utazi biri kuguherekeza ibyanjye. Nakoze biramugeze ngo Uwiteka ari hafi kuzana ibyiza. Ariko se gapi murashaka kwibera muno n'umunezero n'abagenzi. Bagurike dusenge Imana. Mana turagushimiye neza yawe. Bakoze ibyiza bagambiriye gukora, bakoze icyumweru cyiza cy'umugisha. Ndabikigushimiye izina ryawe rihimbaza. Kurageje mu bwoko bwawe Mana. Ucyumweru tuzatangira umunsi w'ejo uzatuha umugisha, uzatugirire neza. Abazakora imirimo yabo bazayoborwe na Mwuka kandi umuntu wese azaba yerekeza mu bukwe yari gukora azabane na marayika. Uzaba umugisha mu byo bazakora, uzakora ingendo hirya no hino, uzabane nabo mu ngendo zabo. Duhagaritse impanuka zose mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana azarinda ubwoko bwawe kugeza ubwo byose uzabisohoza kubanisha tubarishije izina ryawe. Sezerera ubwoko bwawe amahoro kandi Imana biturura n'ingo mu biganza byawe. Gahunda dufite yagiye batureba umuntu wese Mwuka wera mukomande saa 10 umukanguza tukangure tuze mu nzu yawe. Urakoze Kristo bizarira kuri itorero ryose Umwuka wera azariyobore. Ibyo tuzakorera mu ngo zacu byose bizayoborwe na Mwuka. Cyoro ni kiri cy'Imana. Senge bari gukora mu mahoteli, bari gukora mu kazi ka leta, aba harimo bari kwigisha abanyeshuri bari mu mashuri, abari mu mirimo itari y'abahinzi aho bazaba bari hose. Bose turabasengera ngo Yesu aho bazaba bari
z'abarindisha umwuka wera. Nakoze igitare cyiza abangarate baporode bose bazandikirwa n'Imana aho mu kazi kabo. Icyubahiro cy'Imana jyana natwe, umugisha w'Imana utwara twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bijyane natwe twese n'iteka ryose. Amen.